Yego abakobwa bo muri iki gihe barimo baritwara neza cyangwa nabi uko bibona wowe? Sha hari ikintu okay mbabara mfate mikro nyivuge neza. Nta kibazo. Hari ikintu maze iminsi numva ngo Kigali wishare. Mwa bakobwa mwe Kigali cy'abahungu babivuga Kigali wishare word. Nanone ikindi kintu navuga muri iyi minsi maze iminsi numva mu bantu abana b'abakobwa bamaze kugira gute kwiyandarika cyane sha bisigaye bikabije pe. Umwana w'umukobwa asigaye yumva ko ari uko agomba kwambara ari uko yakoze ikintu bita gute ubusambanyi. Noneho niba ari ubukene buri mu gihugu nako sex nyine byabaye nk'inuzi. Sex byabaye nk'ibintu bisanzwe tu. Nk'urugero umukobwa umwe akaba yaryamana nk'abasore 10 bose bakaba bazi bamuzenguruka nta kibazo yambaye. Urumva hari ukuntu umuntu agufotora nk'abantu nijoro mwe murabizi. Hari umuntu agufotora ifoto ikijira ahantu hose ikahinjira. Ntago ari ukuvuga ngo imyenda yari yambaye ngo yaragiraga. Wowe ibibonye ishobora kumbona gutya, ashobora kukubona gutya nkabona nta kibazo tu, sibyo? Ariko kamera ni nijoro igufotoye cyane cyane utuntu twose ratugaragaza. Ntago ari ukuvuga ngo yarinjiye man. Hari igihe wambaye na kora ngiye nabibonye rimwe yambaye kora. Urumva ndi fotoza mbona nanjye bimeze nka kuriya. Ariko ntago biba bivuze ngo ni ngo yagiye yambaye kuriya nk'ibyo. Ifoto nayo bishyira hanze. Ntago nayishyize hanze kuko yari ngiyewe kandi ndanabigura yuko urumva nawe atari we wayishize hanze ahubwo bamushiriye bayishize abantu aribo bayishize hanze abanyamakuru bo bayishize hanze nk'icyumba. kandi urabona sex ubundi ni ikintu kiri private, ni ikintu abantu baba bagomba gufata nk'aho ari privé, ni ikintu dukora twihishe, sibyo? So ukabona rero urubyiruko cyane cyane muri iyi minsi ujya kubona ukabona bakoze groupe y'abantu bazahura cyose bagafata nk'akabari, urumva bakanywa ariko papa si abarimwe ari ukugenda bagahurira mu cyumba kimwe bose abahungu n'abakobwa. Yes. Bose bagahurira mu cyumba kimwe, house of parties. Imfura ryahamye niko nitwa nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi. Abari mu Rwanda tubahaye ikaze, namwe bari muri diaspora tubahaye ikaze. Umunsi ndi kumwe n'aba diaspora by the way barasa neza koko. Rebe turakwakiriye. Turabasuhuje. Amakuru y'iminsi? Sha amakuru ni meza, ibintu ni bien bien. Ni bien bien. Yitwa Rebeka umukundwa. Ko nkuzira? Ongera kandi. Rebeka umukundwa kandi ukuyiye cyano. Okuye cano ko ariko ko cano zabaye cano. Ufite na cano yawe yitwa Lollywood. Yego turi kumwe na mugenzi we yarahinduye sabune ebyiri ariko uyu munsi zize ko zimaze kuba 50, uyu munsi zize kuba 3,000. Turi kumwe na mugenzi we nawe natwibwira. Banyitaniki nkaba mfite YouTube channel bayita Keza TV Show, reka niyamamaze. Keza TV Show nawe uri keza niyo mpamvu. Yego ariko ntago baba mu Rwanda niyo mpamvu baje kwamamaza cano ngo bagasubira iyo baba. Mu Rwanda mu kiyovu cya Kagugu niki Kanombe. Kanombe musi ikigo cya gisirikare. Ibyo bintu byo kutubesha ntabwo. Uba Kanombe. Yego murasa neza kweli. Narakoze cyane no kubera ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Yego. Sibyo tubeshwaho nayo. Tubeshwaho n'Imana. Ni hehe Imana yegeze iba yagutabara ubona ko bikomeye? Imana yarantabaye iracyanantabara, yarantabaye bikomeye. Nari kuba narapfuye ahubwo naribagiranye. Yego. Keza TV Show niyo channel yiwe ariko ngo yakozwe ho subscribe na sheri we gusa. Yakozwe ngo ni ya sheri wawe gusa kuri channel yawe. Nibyo? Ko wagishyiramo n'imiyaga. Barabeshya. Burakabije ntago ari sheri wanjye gusa. Yego. Harimo na mama wawe.
oya ntabwo urimo yego n'abandi bagende bakoreho subscribe namwe muri kutureba mugende mukore ibiki? subscribe Ni ibiki hari mukora? hanyuraho ibiganiro bijyanye n'ingo z'abubatse urubyiruko planks ya ibiganiro by'abasirimu nibyo ibiganiro mwikorera by'abasirimu kabisa ni byiza ni byiza Rebeka we ngakunda ukuntu ngo nsetsa ngo harya ngo wabonye ngo nsetsa nkande urasetsa ntago turi guseka turimo turakora turi gukora ikiganiro ikiganiro cy'iseri ariko uri gusetsa amani none si ibintu biri seri byose byari ngombwa reka tuyiganirire wenda kugira ngo ibintu bize kuba byagenda neza Rebeka umeze neza wegereza mikoro kubera ko bagabanyije hano cyane yegereze yego ngo utuye mu Kiyovu cya Kagugu tuhibagirwa aho ngaho mani kara agaciro urahanga ariko ndahakunda ndabizi ko uhanga ndahakunda yego muracyari abakobwa yego ubanje kubitekereza mbanje kubitekereza ntese ushaka nkubeshye uracyari umukobwa ndacyari inkumi none ntari umukobwa dore rero n'impeta nambaye sinagusubije se nagusubije nkuraho mikoro yego abakobwa bo muri iki gihe barimo baritwara neza cyangwa nabi uko bibona wowe sha hari ikintu okay mbabara mfate mikoro nyivuge neza hari ikintu maze iminsi numva ngo Kigali wishare mwa bakobwa mwe Kigali cy'abahungu babivuga Kigali wishare word nanone ikindi kintu navuga muri iyi minsi maze iminsi numva mu bantu abana b'abakobwa bamaze kugira gute kwiyandarika cyane sha bisigaye bikabije pe umwana w'umukobwa asigaye yumva ko ari uko agomba kwambara ari uko yakoze ikintu bita gute ubusambanyi noneho niba ari ubukene buri mu gihugu nako niba ari kudakora bisigaye biri too much pe ku buryo byarenze ku rwego n'umuntu buri hanze mu kindi gihugu akumva ko abakobwa bose b'i Kigali baciriritse kuri urwo rwego kandi atari ko bimeze urumva rero ntago bihagaze neza ni icyo ngicyo nabivugaho Kigali you don't share urumva sinzi icyo basharinga niba hari uwaba bakizi azabivuge muri comment icyo basharinga urumva kandi ntago abakobwa bose b'i Kigali ariko bameze gusa n'abari kwitwara nabi bisigaye bikabije babigabanye wenda iyo ni nayo topic tuza kuba twaganirizaho abantu tukamenya mu rubyiruko ukuntu bihagaze wowe ubyumva gute mu rubyiruko Kigali wishare ni barasharinga nyine kiraho mikoro ntabwo ari kukongeraho bari kuvuga bakunshira isiri yego ngo Kigali ngo nugusharinga barasharinga nyine wowe ubyumva gute nkawe they share word Kigali they share word maybe brain ideas it's not about ideas ntago ari ideas but they share everything abi like okay keep going on they share what they share ideas then so they share they share ideas they share what they share everything I mean you know now ntabwo njya mvuga ibintu by'ibishegu man nibiki ibishegu bro hoya ntago ari ikintu kijyanye n'ibishegu ahubwo nanjye mfasha numve Kigali they share what iyo babivuze se baba bavuga ko basharinga bro boro se boro ndi kubyumva niwango ngiye iyo bavuze ngo Kigali wishaye ikintu baba bashatse kuvuga baba bavuze ko umukobwa cyangwa se umutipi ashobora kugenda ari hose sex nyine byabaye nk'inuzi sex byabaye nk'ibintu bisanzwe tu nk'urugero umukobwa umwe akaba yaryamana abasore nk'abasore 10 bose bakaba bazi bamuzenguruka nta kibazo umva byageze mu gihe kingana gute nanjye ntago mbizi aha kuzanshaka azubake nk'umugore anshake nyine njye kuyibamo iyo yawe se yo ibehehe inzu yanjye ariko gutwaye icyo wayihaye amahoro nushaka umugabo udafite inzu uzamuzana icyo nzi nabamushatse ubwo ninjye waba urongoye
none se muri iki gihe ariko n'uburinganire n'umukobwa ntago ashobora kubaka inzu ye akaba yayibamo nyine nawe azaba afite kucyo afite nanjye ubwo nyine mfite nko kucyo mfite reka tugite ngo adafite inzu afite imodoka basi nta kintu bitwaye rega byose n'urukundo ubuse nkubwire aba ari sankintu bahurira he nk'abasore mwe b'Ikigali ari ikintu ushaka kubabwira urumva byuka ugiye gukora amafaranga body sinyireba iyo body sinyireba haguruka ugiye gukora amafaranga nisa muri kubwira kuriya umufuka ari wonyine ugaragara mw'abantu mwe ubikene buraryana n'ukuri si no ku basore no ku bakobwa ubikene uzi ko n'umwana w'umukobwa yakubiswe ari kwibaza ariko barira umushahara w'abasore sha birababaza niba umuntu ara njyewe ntafite amafaranga sinsinzira abasore bagira amafaranga w'abasaza amafaranga y'abasaza amafaranga y'abasaza yarya za rubaga impande cumi n'iki byose biraho hanze nawe bikubaba ariko se ko njya mbona abayarya nta bibazo baba bafite n'ubarebye nabi anyway simbizi ariko kubera iki mukunda abasaza kurenza abasore ntago reka nze mbivuge bivuge ni muri rusange kuko abasaza njye simbakunda impamvu abasaza baba barakoze iki baba barakoze ikofi ariko mwebwe abasore muri gukora izo body zanyu reka nguhe ukuri byose umwanya yawukoresheje ashaka amafaranga tumeze gutyo cyane tumeze gute n'abatipe nabo bari 1 minute Marko nabo basaza ahubwo kuki sexe mu Rwanda ngiri cheap ntago abanyarwandakazi bose ariko bameze ntago ariko abanyarwandakazi bose bitwara yego hari ababikora kubera uburyo babayeho ariko hari n'abandi batabikora so ntago mpagaze mu mwanya wabo abanyarwandakazi ntago ariko bose bameze gusa n'ababikora barakabije biri too much pe wowe ubibona ute ku ruhande rwawe wenda nkuko ubona urubyiruko rwitwarago kenshi muba munari kumwe ubibona gute se nakubwe ntago nyine mba ndi kumwe n'ababikora cyane nese nkubeshye ntago ugendana n'urubyiruko rukora ibyo bintu banibereye bize mu byanjye ntago ari gusa nyine urabyumva nk'umuntu ukora ibiganiro nawe kubwati bimeze uko gusa ubusambanyi buri Kigali burakabije abana batoya ubusambanyi burakabije biteye ubwoba mu bakecuru ubusambanyi burakabije mu ngo ubusambanyi mbese ni hose bumeze nabi Rebeka umukundwa ntago twakwigize Kigali wisheya ngo yifashe gute nakuvuna bro Kigali wisheya se Kigali wisheya nyine ni Kigali wisheya tu barasharinga muri iyi minsi tu they share what basharinga body basharinga mind ibintu nk'ibyo gusa ntabwo navuga ko wenda kereka abantu bazi izo slangs nibo bagenda bavuga wenda ngo abanyarwanda barasaze ku bintu by'ubusambanyi urumva ariko ntabwo nkeka ko twasaze cyane kurenza ibindi bihugu ariko nyine urumva turi gusara kubona nk'ahantu wenda umutipe ukabona abantu bafite nka WhatsApp urumva bakandikaho ngo iyi groupe tuzahurira ahantu urumva tuzahurira ahantu ufate nk'icyumba kandi urabona sex ubundi ni ikintu kiri private ni ikintu abantu baba bagomba gufata nk'aho ari privé ni ikintu dukora twihishe sibyo so ukabona rero urubyiruko cyane muri iyi minsi ujya kubona ukabona bakoze groupe y'abantu bazahura cyose bagafata nk'akabari urumva bakanywa ariko papa si yaba ari imwe ari ukugenda bagahurira mu cyumba kimwe bose abahungu n'abakobwa yes bose bagahurira mu cyumba kimwe house of parties papa si yabo bakarara ijoro can you imagine si ibintu biri private ekibaze umwaraha undaraha undari hariya sivyo ikintu turimo turakora ni cyarika kwiye kubanuza private turi kugikora ahantu hamwe muri rusange sinumva ko umwatana ngo ajye ku wundi wena nk'urugero ushobora kunanirwa hano hari umutipe ugishoboye umukobwa aryamye hariya ibintu nk'ibyo nta kintu bawitayeho naga ari wawe nta kintu bawitayeho so muri iyi minsi rero ntago bakita ku by'indwara zo muri iyi minsi indwara zadutse tu ntago bakibyitaho ikintu bitaho ni just
feelings za fake tu basigaye bafite ibintu utamenya muri bo ninavuga ko ari n'ubusazi ariko nta muntu usirimutse ubundi ibyo bintu babikora ni iby'abatsutsu tu ku buryo abakobwa bashobora guhurira mu cyumba kimwe bagakora sex bose intego ari ukunywa ibyo bintu urabyumva gute wowe ni ibintu bibaho bibera muri bino bakunda kwita house of parties biba bikabije ujyayo ugasanga papas nta yindi ni ukuvuga ngo uhita ureba umuntu nyine muba bize mugakora ibyo mukora ntabwo ushobora kujyamo ugiye kureba umuntu wese uba wiyemeje kujya muri house party agomba kugira gute aba agomba kubikora n'ubusambanyi buba buri kuberamo ni rwo rwego byagezeho mu Rwanda ibyo bintu birahari cyane birahaba bano mujya muri house party mujye mwandike comment hasi birahaba binatangaje basigaye banabipostinga ukabona kuri TikTok umuntu yapostinze urumva ngo iyi ni WhatsApp y'abantu bashaka bajya kwishimisha turanywa urumva igihe niki tukamara igihe niki ngiki then tukagira igihe cyo guhurira ahantu urumva ni inzu nyine bahuriramo ndakubwiza ukuri ko urabona uyu sex bamwe bitandukanye sibyo ikintu cyose ariko ikintu wowe uyu muri aho ngaho mwese ya urwego naho ngaho rugeze ariko ntago nkeka ko byizanye gutyo gusa byavuye ahandi bizanywe aha ngaha ya nshobora gukeka ko byavuye mu banyamahanga wenda nk'urugero hano hagasigaye haza abanyamahanga benshi sibyo wenda nk'urugero bagatumira gutyo bikagenda bizamuka gatumira inshuti ziwe hakazamo umunyarwanda bikaba nk'inshuro zingahe zose so bagenda bamenyera so sex hano mu Rwanda isigaye imeze just like n'ubufu nyine basigaye kumva ko wakora sex ari ibintu bisanzwe noneho biratangaza gukora sex n'umuntu utanazi sibyo umuntu umuhuye rimwe nta feelings umufitiye sibyo uburutwa n'indage yo gukorera amafaranga yego icyo gihe saho ahantu ntago bishyurwa wenda bagira oya ntago bishyurwa wowe uragenda nk'ubu ngubu urana hano turi hano nagiye na Niki turagenda nk'urugero urabona twagiye ariyo gahunda niyo gukora sex nta nubwo gahunda ari kunywa inzoga gusa hari abantu bakunda inzoga baba bagiye gahunda yabo ari kunywa inzoga tu ntago nabipinga urumva ariko gahunda yabo ubundi purpose yabo ntago ari kunywa inzoga purpose yabo ni ugukorera sex bose bari hamwe wenda bari nk'amagurupe nk'abantu plus batanaziranye umwe inshuti ihamagara inshuti no gusa nk'ubwo nkuko kuri mbona nk'urugero nkabona kuri TikTok sibyo nk'uko nabibonye kuri TikTok then abantu bagiye wenda harabavugaga mu nimero seriously muri comments ya nyenese nya muri comment mumva bavuze ati nanjye ndajyamo urumva so ntabwo nari numvisha ko abantu baziranye ibyo bintu waje kubikurikirana usanga nubundi nibyo biberamo ya ndabizi neza naranabajije nanabikoye n'ushaka hano ndabimbwiye ko nabikoze Niki ko numva bikabije yego wenda reka tuze no kuba twagera ku kintu cy'ubutinganyi nacyo ngo kireze hano mu Rwanda ubutinganyi rero ni ngo bureze cyane ariko birakabije pe n'ubwo abakobwa babita batinganyi bora abarezibiyeni bari mu kinyarwanda ni gutera nawe se nko gutingana baratingana nabo ikinyarwanda ni ugutingana se kinyarwanda burya ni ugugira nuza feminine na feminine ashaka kuvuga igifaransa kandi igifaransa cye ari uko feminine na masculine okay icyo kintu cyo wegeze wahura n'umukobwa wenda w'umulesbienne cyane twarahuye nyine mbona ibintu ari kwigira mbona ashaka kubizana ndigendera nano nimpatindi uyu muntu ndamwica we wumvaga wamwica nakwica beshya akazana bya bindi bya uzi ko muhura mune tubwire wenda nk'ukuntu mwahura akitwara wenda ashaka murahura ukabona kuko nyine abona kuri umukobwa wagize nk'umusore urumva aba ari kwitwara gisore ukabona barigira gutya by'abasore ukavuga uti se wenda ukavuga uti nyine n'umukobwa niko ameze arashaka kuganiriza ariko nyine nyuma yaho ukabona hari ikindi kintu kibyihishe inyuma ukabona ari kwitwara strange nyine nk'umuhungu ariko biba bigoye kugira ngo uhite ubibona kuko umukobwa ashaka kugira gutya akakwikoreshaho ntubona ko nyine ari nk'ibintu bisanzwe
gusa igihari birahari. Hari ikindi kintu geretse kuntangaza, hari akana ejo bundi kakuze nkabona gafite nk'imyaka 12. Nari ndi mu muhanda ndi kugenda ngiye ko nambona akana kagaho kari kwitwara gutya, ni impanga agahungu kari kwitwara gutya nambwira mugenzi wanjye ndamaze se uriya ni umuhungu ni umukobwa uri kugenda kuri, arambwira ati ni umuhungu. Bavutse ari impanga, umwe ni muzima nyine ntago agenda uko undi agenda nk'abakobwa. Ndambwira se nanga kubyemera kuko n'abana nyine bakuze mbaterura ari batoya. Turamwegera, yego ko avuga nk'abakobwa, arirya amaso akayirembura akifata uko nguko. Ndavuga ntibishoboka, ndavuga se 12. Urabona ko ni ibintu yavutse ari ibintu bimurimo, nta hantu ushaka kubona ko yabikuye, n'ahantu aba ni umwana wo mu rugo, ariko n'iki ni ibintu bimurimo. Noneho mama we kubera ukuntu ari umukristo, ni umuntu umwadepera usenga cyane, sha byarambabaje. Ndavuga se mana, uyu mwana w'umuhungu kucyari uko nguko bimeze kuko bizagenda. Urumva rero najyaga numva bavuga ngo hari ukuntu umwana yivukira ugasanga bimeze uko nguko, nyine ni fenomene numvishije irenze pe. Yego, wewe ugeze wahura n'umutipe, uyatubwiye umukobwa, ugeze wahura n'umutipe w'umutinganyi? Oya, ariko umukobwa ndi wagutumye ngo aragukunda wewe, ze ngo narabyibagiwe. Yaramubwiye ngo aragukunda. Wapi mani yohereje umuntu ngo agenda abwira ngo dada ngaramweme. Ese nikakane gato twe kumuvuga fresh man. Uragira ngo bidukoreho. Uragira ngo bidukoreho. Abantu bafite amadrede bangana gute ntago ari benshi biragukoraho gute? Bitadukoraho man, nkashiduka baje kunyicira. Man siko bemeze nk'ibigabo man. Uko ukuntu bimeze. Abagabo nago twigeze duhura tu. Ego. Ariko harabuze babarize. Nabonye kimwe ariko nako nibwo ku mbuga nkoranyambaga. Ugifata nk'igikoko nta nubwo ugifata nk'umuntu avuga ati nabonye kimwe. Nk'ikintu cyadaje wakintu. Ngaho kiraho bikora kugira ngo bize kugenda neza. Yego, umubonye wabonye yitwara ate? Yitwaye nyine nk'abakobwa tu. Yewe urimo uranyagirwa sa nkwegera imbere. Yega Imana dukorera. Yego, aho ngaho rwose arivugiye yarari kunyagirwa umureba. Yego, ibintu wabonaga ari kwikora wabonaga ngo bimeze bite? Yari yambaye imyenda y'abadada, yari yambaye imyenda y'abakobwa, yari kwitwara gikobwa, igenda modelinga. Ego. Wabifashe gute nkawe ubona umuntu w'umugabo ntago byemewe kwitaba telefone? Shawe ubuze ko nta nuza mfiteho nta zindi nuza mfiteho, muraniza phone muhamagare. Nta kibazo. Yego, ni umugabo wari uguhamagaye? Sheri wawe? Ni sheri wanjye. Mwitaba umubwiye ngo ni mu kiganiro, nta kibazo. Sha imbere ya kamera. Uwo mugabo umubonye wewe wabonaga yitwara gute? Kubona umuntu w'umugabo yitwara gutyo nk'abakobwa, wowe ifashe gute ku giti cyawe? Okay, kubera ko nabibonaga ubundi abangabo mu Rwanda nta nubwo baraba abasirimu byahatari. Hari abo hanze none babo hanze Afrika, urumva bo bari n'abasirimu, urumva bo bari abasirimu byahatari. Umutinganyi w'umusirimu abaho? Yo, look at you. Hari abatinganyi b'abasirimu, urumva babasirimu. Urabona ko abatinganye benshi bagenda bave ibintu ntago ari byo bla bla ibintu nk'ibyo. Ariko abandi babwira ko bakunda amakupure yabo, ukabona ibigabo bibiri, umwe ni umugore aratetse, ukabona inyuma aje amufata guca inyuma mu mugongo, just ibintu biri romantique by'ubusirimu. Warabikunda se? Warabikunze ku giti cyawe? Warabikunze? Hari gihe ubona ukabona nta kintu bitwara, ike barisomanye ubona ari bibi tu. Yo basomanye. None ariko utekereje ko ninjoro baza kujya gutingana birabareba. Byo nago ngiye mbizi nta nubwo mwegeze mwabona umutinganya hano ngo ni Moses. Warebye porno? Ureba porno urusenga? Iyo se ni porno. Ureba porno usenga? Iyo ni porno ra? Ni pornography. Siyavuze ko ari gukina porno. Cyane numvisha avuga ngo ari gukina porno. Ngo ni mugenzi we yaje kubisobanura nyuma. Ngo ni mugenzi we bafashe baragira barayimukinisha. Nagwe noneho ishusho ye hejuru ntago ari we. Hejuru ni ahaniwe akaba singo siwe. Nyine ukuntu yabisobanuye ni mugenzi nyine abayerekana ibintu abana b'abahungu bacamo kugira ngo babone amafaranga. Afata exactement umusore basa.
aba aramukinisha rero abantu bagira ngo ni Moses murumva ku bibazo kumbe ntago ari Moses uriya wagaragaye ngira ngo harya filime ntirasohoka umenye itarasohoka ntago irasohoka ariko izarya hiti Moses yaratuvugishije uri bitadutumira mu biganiro badutumiye mu biganiro tujye kumuvuga ariko se nkamwe mu bifata wenda gute wenda tuvanye no kuri Moses twishyizeho wenda nk'abana b'abakiri batoya bakajya muri ibi bintu by'ubutinganyi. Okay, ubundi twe twakuze sibyo ukuntu twakuze umukobwa cyangwa se umugabo arakura agashaka umugore sibyo ntago ibyo ni kirazira nyine ibyo bindi biri ku ruhande ni kirazira. Umugabo yakuze ashaka umugore hagashaka umugabo urumva babyita ibintu bisa ntabwo wapi urumva nyine urumva ntago ari ibintu bimenyerewe ni shitani mbi nyine yinjiye mu bantu tu yego bifata nka shitani shitani ntashaka ko abana babyara b'abakobwa urumva nuko nta n'umukobwa umuhungu mugenzi wawe ntabwo uzanzaho ngo ntere inda ntabwo uzanzaho ngo ntere inda nindyamana na Niki ntabwo tuzabyara gute urumva hari ibintu biba bikeneye ibindi nyine byo kuzuzanya tu Niki ntago azantera inda ntabwo nzamutera inda so shitani rero ntago ashaka ko abantu babyara Imana yavuze ngo mubyare mwuzuze isi shitani ari kubihagarika arakora uko ashoboye kandi abayoboke ni benshi no mu Rwanda arabibonye bamaze kuba benshi babatinganye wowe ubifata nka shitani n'ubundi ni shitani twihorera natwe abantu tukemera tugakurikira tu turi kujyana ngo nibije turi kujyana na viziyo turi kujyana nibije n'ibirimo biraza turimo turagenda tubyakiriza yombi ariko ni shitani iri gushaka kumva ko yahagaritse Imana uko byagenda iyo urimo arakora uko ishoboye yego ni ibihe bya nyuma wenda hari igihe cyegeze kuba cyagerwaho kuko twose ndadukurayo Kabera aravuga ati ibintu byo mu Rwanda abakobwa bambaye amamini tubikuyeho mwabyakiriye gute nkamwe muri abakobwa b'i Kigali b'abasirimu mwabyakiriye mute ku giti cyanyu iyo igihugu kiri gutera imbere niko bigenda nongo nyine abivuze hari abo byatunguye ariko nanone ukareba ugasanga ibibazo biri mu gihugu ugasanga nta hantu bihuriye n'imyambarire none se niba umukobwa yiyambariye iyo myambarire ye akaba ari kwigendera wowe umukurikira umugize uri kumureba ninde wakubwiye ngo umurebe ngo bicumuza abapasitoro bigatuma pastori wowe akakugutereta wowe pasitoro ubona umukobwa wambaye mini niba yifitiye amaguru meza ninde akubwiye ngo yarebe warebye hirya urebe ibikureba ukomeze urebe hirya umukobwa abandi umureke hari ubwo yageze kuzirika ngo umurebe wowe urashyigikira utwenda tugufiya mu gihugu yewe utwo tugeraho tugakabya ariko ngo burya ni imyambaro yose igiraho nanone biterwa n'aho uri none se nkubaze waba uri for extence ugiye nko gusohoka ugiye muri club ugiye kubyina ukambara rwa rukanzu nk'urwo nakambara ndi guhinga ibijumba none se naba ngiye muri ntuza ngiye muri swimming pool ngiye koga nkagenda nambaye ikoboyi none se yansubiza none se ikindi mwabagabo mwe niba umuntu wese minibangamira anyway wamushakiye padiri sakamutwa ari najya kushakira nta bintu by'ubuntu umuntu twikorere tuze kubita n'abapasitoro sibyo shaburije ntagana ko ndashaka kujya mu mujyi mu mbabarire turabura iminota 10 my goodness cyangwa 5 ndananiwe ndashaka kujya mu mujyi izindi gahunda ugiye kujya mu twagiye aho ngaho warugeze hari ukomereza monsieur niko mwabagabo mwe niba umukobwa yitambukiye yifitiye amaguru meza ninde wabwiye ngo muyarebe hari ubwo yabaziritse niyo we pasteri urinda ujya kurangazwa n'amaguru y'abakobwa cyane n'uburyo bambaye wakirebeye hirya ukirebera ibikureba ukabyirengagiza biragutwara iki akurebye ashaka kugukuramo umukristo akurebye ashaka kugukuramo umukristo ntabwo pasteri wegeze kuba yakwaprocinga kugira ngo azagukuremo umukristo we ibyo nta hantu bihuriye n'agakiza gakiza n'imyambarire nta hantu hamwe bihuriye Imana ntago ireba ko ntuzireba umutima urumva
Imana ireba umutima, Imana ikongera ikareba umutima. Iyo myambarire yanyu, iyo mibiri yanyu ni akazi kanyu. oya bivuge ubifashe ngo bamwe ntunkotoze oya mani ntabwo twotoze ngo bamwe biyambarisha mani ibintu birebire urumva abantu ngo bigize ngo abarokore ba danger biyambitse ibintu birebire urusura ntago bakitera ka makeup bahora bogoshe ariko ari bashitani muri bo urumva ni wa muntu utagufasha mu gihe ufite ikibazo ni wa muntu ugira ikibazo akajya kugusebya ni wa muntu muri tuvugana na nk'urugero mu makorari siko ari bo abantu bakunda gushwana se subize urumva rero nibumve ko ngo kubera ko ni nabo abantu baca imanza cyane ye urumva so rero nibumve yuko wana kwambara ibintu bigufiya ngo none se ko babona ibintu byinshi we na nk'urugero reka tuvuge ugiye mu mujyi sibyo ubonye akenda keza urumva kara ahantu hafunze urumva kara ahantu hafunze urakarebye gusa kuki utajya winjira ngo ujye gufata uriya mwenda uri kubisobanukirwa ntago winjira ngo ujye gufata uriya mwenda kandi wawukunze ni na mwiza ariko abantu bose ntabwo dukunda kimwe ntago abantu mwese mukunda kimwe hari abakunda noneho ariko nyine ntago bakunda kimwe hari abakunda amajipo maremare hari abakunda amajipo magufi ariko se uremera ya jipo ku buryo utashobora no kunama ngo utore isaha bafite uburyo bunama sheri bafite uburyo bunama wari wabona hari umukobwa wambaye inuza ngufi yase wicara ukabona ikariso yiwe no uwo ni umuturage nagaze kwicara naguzi umukobwa bageze bafunga hano mu Rwanda yagiye mu gitaramo bakamufunga oya ivase nkubwire uriya mukobwa n'imyenda yari yambaye urumva hari ukuntu umuntu agufotora nk'abantu nijoro mwe murabizi hari umuntu agufotora ifoto ikijira ahantu hose ikahinjira ntago ari ukuvuga ngo imyenda yari yambaye ngo yaragiraga wowe ibibonye ishobora kumbona gutya ashobora kukubona gutya nkabona nta kibazo tu sibyo ariko kamera ni nijoro igufotoye cyane cyane utuntu twose ratugaragaza ntago ari ukuvuga ngo yarinjiye mani hari igihe uba wambaye na kora njye nabibonye rimwe yambaye kora urumva ndifotoza mbona nanjye bimeze nka kuriya ariko ntago biba bivuze ngo ngo yagiye yambaye kuriya ibintu nk'ibyo ifoto nayo bishyira hanze ntago nayishyize hanze kuko yari njyewe kandi ndanabigura yuko urumva nawe atari we wayishyize hanze ahubwo bamushiriye bayishyize abantu aribo bayishyize hanze abanyamakuru bo bayishyize hanze yego so rero niko nguko bimeze tu okay reka tubashimire cyane abari badukurikiranye wenda umwanzuro mwahereza abantu kuri iki kintu ko kuba urubyiruko rw'iyi minsi rwishora mu busambanyi cyane ikintu nabivuga rero nuko bagomba kubireka nibabireke nibihangane ntabwo ibisubizo biba mu busambanyi bisambana cyane ubufunga inzira zawe nyinshi kereka bariya basingo mamu wenda babikora kugira ngo bafashe abana babo kuko umubyeyi nta kintu kimwe kibaho atakora kugira ngo agire gute atunga umwana we ariko ntago wabishyigikira nanone ariko hari ab'inzira ubona zanze ariko babikora ari ukwishimisha babikora batabuziye ubundi buryo babaho ni ukuri ntago ari byo yego turabashimiye abari badukurikiranye amahoro y'Imana abane namwe byavuyeho bani ngiye kutambaje zana nanjye wananiwe mani zana ariko